hari abantu bambwiye ngo mbazurira ibirayi cyane, umva comment yayuzuyemo teta watu yagiye kutubazurira ibiryo. Guys, I'm really sorry, nukuri mumbabarire. Asundi mumeze muta makuru yanyu, so nabyutse rero ngo amata. Uno munsi mama yadusabye ibintu byoroshye, ni ibintu nsanzwe neka, and ntago nyine byigeze bigorana cyane, niyo mpamvu nacapurishije ibintu byose bitabirangira mu minota 3. So kuri menu rero dufite igitoki kirimo ubunyobwa bw'abagande, bwa bunyobwa nkunda iyo budafashe cyane nk'ubwo bamaye ubushize. Nasi igitoki cyanjye maje kugihata, yumvaga ndi umutekere n'umuceri ku ruhande, ariko yawanze nawe yashakaga, yumvaga ashaka igitoki gusa cyonyine n'imboga ku ruhande zikaranze zisanzwe. So byose murabizi rero. So ubwa mbere nawe netse igitoki kuri TikTok, ubu ngubu ariko kirimo inyama, but nta bindi bintu birenze pe, ibyo nashyizemo nyine byose murabibona. Umva igitoki kiroroshye kugiteka cyane, hejuru ko ngena nubwo nkoresha spices nyinshi, nkoresha umva ibirungo bikeya cyane kugira ngo bize kuryoha, nyine ibiryo bize kuryoha n'undi umva kari ibiryo bya nyabyo. So guys, muze mumbwire rero, ejo murumva twamutekera iki? Hari abantu baza bakambwira ngo ibintu byo muri restaurant neza, mujye mwibuka ko ari umubyeyi rimwe na rimwe akunda nyine ibiryo bitetswe byo mu rugo bisanzwe. So njyawe ubwo nibyo mba namutekeye, bari kuvuga se ko wanekeye ibiryo bimeze gutya. Kandi none abantu baba bari kumbaza ngo mama wanjye, abandi bantu baramuzi pe, keka nimba uri mushyashya hano uzunyanzikire muri comment, basi nzarebe ko namuberekeje, sibyo? Mbona no gushimira disi abantu bandangiye amata akazuyaza umuntu agashyiramo ubuki, Imana ibamugisha. Umva nabyukaga numva ibintu binjombagura buri munsi, nkavuga se ibi ni ibiki. None nkibuka ko twiga ku ishuri abana bajyaga kwipimisha ibifu, bafataga nk'ikintu bakabakozamo paka kigeze mu gifu kugira bamenye ko bakirwa ubwoba bukanyisha bwawe ya ntabwo ndi mugende kwipimisha ngo ndewe nimba nyirwaye. But anyways, nukuri ko Imana ari amata aramfasha buri munsi mu gitondo, nsigaye nyanywa niyo yaba akonje, nkubita mu kanwa nkanywa kandi nkakira nkamera neza. So ibi rero nibyo twateguriye mama wacu, igitoki kirimo inyama ndetse na za mboga ku ruhande. Namupakingi agenda yishimye, umubyeyi wanjye ndamukunda. Imana ikomeze ubamugisha mwe muri kumfollowinga n'abasangwa, ndabakunda.